Iyi ni Press TV, buri nkuru ni isomo ndetse buri jambo rifite agaciro. Burya hari abantu ubona ukavuga uti aba ngaba hari ikintu gikomeye Imana yabahishemo, hari ikintu gikomeye Imana yabavuzeho. Burya ntabwo baba bafite amafaranga menshi, ntibaba banafite amazina manini cyane, ariko hari ikintu mu maso yabo, mu ijwi ryabo, mu mutima wabo agikora ku muntu wese ubegereye. Uyu ni Vestine na Dorcas, ni urugero rw'iyo mpano y'Imana itavugwa, dore ko rwose yamaze no kuba yigaragaza. Aba ni abakobwa bavukiye mu buzima busanzwe ariko bagira indoto zisumba imipaka. Bakuriye mu buzima bwuje amasengesho, urukundo n'ibigeragezo, ariko muri byose bahisemo kutava ku Mana. Abantu benshi baribazaga bati ese aba bana ubundi bite byabo, ubundi bizagenda bite? Ese bazabigeraho kuko ibintu barwanira? Ese umuziki wabo uzagera aho bageza? Gusa igihe cyose Imana yari ifite igisubizo mu ibanga ryayo, kuko hari igihe ubukire butagaragarira amaso bugenda bukura buhoro buhoro, bityo bigakurira mu mutima wo kwizera. Vestine na Dorcas bari bafite ubwo bukire, ubukire bwo kudacika intege, bwo gukunda umurimo, bwo gusenga no kwizera ko nubwo ari umusozi muremure bazawurira. Mu ntangiriro mu by'ukuri nta byuma bya studio bihambaye bari bafite, nta sponsor cyangwa se abaterankunga bari bafite, nta mafaranga menshi bari bafite, ariko bari bafite ikintu cy'ingenzi kurusha byose, nta kindi yari intego. Bari bazi ko indirimbo zabo mu by'ukuri zizakura ku mitima, kandi ibyo byonyine byabahaga imbaraga. Bakoraga umunsi ku munsi, yewe batizigama, nubwo hari igihe bafatwaga nk'abanyamuziki bakomeye. Mu gihe abandi bashakaga kwerekana ibitangaza, bo bashakaga gukora ibizahindura imitima. Iyo niyo nzira y'abakire nyakuri, gukora ikintu ufite aho uri mu gihe cy'ukuri, ugategereza Imana nayo ikaguha igihe cyawe. Hari igihe mu by'ukuri babaga bafite agahinda ariko bakaririmba, hari igihe babaga barambiwe ariko bagasenga, kandi buri munsi ibyo byubakaga ubukire bw'imbere, bwo kwihangana, bwo kwemera ndetse bwo gutegereza. Kuko hari igihe Imana iguha ubukire bwo mu mutima mbere y'uko iguha ubukire bwo mu ntoki, bumwe bugaragarira buri wese. Mu by'ukuri nubwo babayeho muri ubwo buzima bwose, ibigeragezo n'amasomo akomeye mu buzima byakomeje kubisukaho. Ubuzima ntabwo bwigeze buborohera, hari aho bagiye bumva bavuga bati ese koko dukomeze? Ariko ijwi ry'Imana rikabibutsa riti mwirinde gucika intege, ndacyari kumwe namwe. Abantu bamwe bababonaga nk'abato, abandi ntibabafate nk'abanyamuziki b'ukuri, ariko buri kuvugwa, buri kugeragezwa byababyariraga imbaraga zikomeye. Ubukire bwabo bwatangiye kumera nk'imbuto butagaragara inyuma, ariko bwari buri kugenda bukura mu buryo bw'imbere, kuko buri somo ry'ubuzima ryarababwiraga riti ubutunzi nyakuri si amafaranga, ni umuntu burimo kuba uwo Imana yaremye ndetse yifuza. Iyo wize kuba intwari mu kigeragezo, Imana iba iri kugutegurira urwego rushya. Iyo wize kwihangana, Imana iba iri kugutegurira ubutunzi. Vestine na Dorcas barabyize, babibamo ndetse rwose babinyuramo ku buryo bwo ku rwego rwo hejuru. Uko ubukire bwabo rero bwatangiye kugaragara ni muri ubu buryo. Hageze igihe abantu batangira kubabona, indirimbo zabo zitangira gukundwa, amajwi yabo akajya ku mitima ya benshi. Abantu benshi batangiye kubavuga, bitari kubera ko bari bafite ubukire bwo hanze, ahubwo bari bafite ubukire bw'umwuka bwari butangiye kwigaragaza. Iyo Imana ikugiriye ubuntu ntabwo igukiza gusa, ahubwo igukura aho uri, igatuma rwose uhagarara mu mwanya w'icyubahiro. Vestine na Dorcas ntabwo bavuze ko bazaba bakire, ariko ibikorwa byabo byakomeje kubyivugira. Uko basengaga, uko bakoraga, uko bakundaga abandi, uko bagumaga mu bayo, byose byari ibimenyetso by'ubukire butavugwa. Abakire nyakuri burya ntabwo bavuga byinshi, bavuga bike bagakora byinshi, bavuga bike bagasenga cyane. Vestine na Dorcas bagaragaje ko ubukire nyakuri ari ugukura mu mutima, aho Imana yivugira mu buzima bwawe. Ubukire butavugwa ndetse n'isomo abandi bakwiriye kubigiraho nibyo ngiye kuba ngarukaho. Kuri uyu munsi iyo urebye Vestine na Dorcas ubona ko ubuzima bwabo bwabaye isomo. Nta bindi bisobanuro bikenewe, ni ubuhamya bw'uko Imana izamura abicishije bugufi kandi rwose bemeye kuyikorera. Kandi ni n'ubutumwa ku muntu uwo ari we wese wumva ukeneye kuba yahindura ubuzima. Ntukareke inzozi zawe kuko abantu batakumva, ntukareke gukora kubera ko utabona inyungu ako kanya, ntukareke gusenga kubera ko utakiri mu byishimo, kuko buri gihe Imana iba irimo kugutegurira igihe cyawe. Naho ubukire nyakuri ni ubwo kumenya Imana
gukora icyo yaguhamagariye no gukunda ibyo ukora. Vestine na Dorcas bazakomeza kuzamuka nta kabuza, kuko ubukire bwabo butari ubwa hano gusa, ahubwo ari n'ubwo mu mwuka, ni ubufite intego ndetse buri no mu ndoto zabo. Burya ubukire nyakuri ntabwo ari ikintu uvuga, ahubwo ni ikintu uba. Ni uko wubaha Imana, uko ukunda abandi, uko uharanira kuba umuntu mwiza buri munsi. Nawe wumva ibi ngibi ntugire ubwoba bwo gutangira. Imana y'aba bantu yafashije Vestine na Dorcas mu by'ukuri iracyashaka gukora ibikomeye ndetse ikabikora mu buzima bwawe, kuko igihe cy'ubukire bwawe kiraje. Ntabwo ari amafaranga gusa, ni umutuzo, n'ibyishimo, n'impano, ni umurava, n'indoto zawe zisohozwa. Haguruka, ukore, usenge kandi wizere, kuko nk'uko Vestine na Dorcas babigaragaje, nawe rwose byakunda. Ubukire nyakuri ntabwo buvugwa, ahubwo bugaragarira mu bikorwa. Iyi ni inkuru itwigisha ko Imana ikorera mu bice bitatu, ari byo mu mutima wo kwizera, mu mirimo y'ubwitange no mu gihe cyayo cyiza. Vestine na Dorcas batwigisha ko by'umwihariko ubukire butavugwa, ahubwo bugaragarira mu bikorwa, mu kwihangana ndetse no mu rukundo. Kandi hakiyongeraho ikintu cyitwa uburere, kuko ni abana barezwe neza ndetse bagakomeza kwiyubaha. Nawe rero gira indoto, uzirinde, ukore, ubundi usenge, kuko buri munsi haba hari ibimenyetso bito Imana ishyira mu nzira yawe, bikomeza kugenda bikwereka ko uri mu nzira y'abakire bayo. Uko ukomeza kugenda urwana n'intego zawe, nta kabuza uzakomeza kugenda ubona ibimenyetso bikwereka yuko uri mu murongo mwiza, cyangwa se waba waratandukiriye ukaba wahindura uwo murongo urimo ukagaruka mu murongo mwiza Imana igushakamo, ndetse uzanakugeza ku ntsinzi. Iyi ni Press TV, buri nkuru yacu ni isomo, ndetse buri jambo ryose riba rifite agaciro. Iki ni ikiganiro by'umwihariko mba nateguye, kikaba cyubakiye ku bantu bagiye bakora ibikorwa bidasanzwe, cyangwa se abantu bagiye bakora amateka atandukanye ashobora kuba yadufasha kubigiraho, ndetse rwose akatwereka uko dukwiriye kwitwara mu buzima bwacu kugira ngo tubashe kubaho tunezerewe, haba mu buryo ki bw'amafaranga, haba mu buryo ki bwo kubaho emotional feelings, haba mu buryo ki bwo kuba wakuramo amasomo, ndetse n'ibindi bintu byose bitandukanye umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abashe kumererwa neza. Niba wakunze iki kiganiro cyanjye, wakanda like, ugakanda subscribe, ubundi ukanagisangiza inshuti zawe, nazo zikabasha kumenya ibyiza nk'ibi ngibi Press TV dukomeza kubagezaho umunsi ku munsi. Njye wabikugezagaho nitwa Bene Press.